Indwara ya kanseri rero ntabwo ndibuze kuyivugaho byinshi gusa. Iyi ndwara ntawe itinya gufata, abe umwana, abe umukuru, abe umusaza, umukobwa, umuhungu, umugabo n'umugore, bose ni ukuri iyi ndwara irabafata. Inyama mu gitondo, inyama saa sita, inyama nimugoroba, icyumweru kigatangira, ikindi kikarangira, ukwezi kukarangira, umwaka ugashira, abantu bakoresha isosi y'inyama, ndetse tutibagiwe ko basukamo n'amavuta menshi rwose kugira ngo nyine ngo baziryoshye. Uburwayi bwa kanseri mu by'ukuri ntekereza ko umuntu agiye kubusobanura ntabwo yabona imizingo abyandikamo cyangwa ngo abisome abirangize, ni buri munsi ni uguhozaho. Gusa hano batubwiye ko dushobora nanone kugira imiti twifashisha, ikimaze nta kindi nuko yirukana ibibyimba bishobora kudutera kanseri mu mubiri wacu, uburyo byaba bishaka kuzamo byose. Yego, ahangaha nanone baratugarura ku bindi bintu dushobora kwirinda cyane cyane bijyanye n'imirire yacu. Kuvuga ngo hano ibyo kurya birimo ifumbire mvaruganda. Ahangaha mu by'ukuri ntekereza ko iki kintu kiragoye cyane, ariko buri wese yagitekerezaho, ariko burya ngo ifumbire mvaruganda nayo ntabwo ari nziza. Ibyo kurya birimo ifumbire mvaruganda ni ukuvuga ngo bishobora kudutera ibibazo bya kanseri. Imiti yo kurinda ibyo kurya runaka nayo ishobora kudutera kanseri. Imiti bavanga mu mikati yo guhindura ibara, ni ukuvuga ngo imiti nayo bavanga mu migati yo guhindura ibara nayo ishobora kudutera ibibazo. Ikindi, imiti ivangwa mu nzoga, imiti basiga ku nzara niyo basiga mu misatsi. Reka nongere mbahe ikaze bakunzi ba Touch1 TV, mwebwe mudukunda muherereye mu bice bitandukanye by'igihugu cyacu. Ndavuga abari hano mu burengerazuba bw'u Rwanda, abari mu burasirazuba, namwe muri mu majyepfo, ntibagiwe n'abari mu majyaruguru y'igihugu cyacu, abari mu mujyi wa Kigali ndabashuje cyane, mbifuriza amahoro y'Imana. Abanyarwanda muri hirya no hino mu bice bitandukanye by'isi, nizere ko mwese mumeze neza. Abari muri East Africa, ibihugu byacu bya Afrika, Uburundi, Kongo, Tanzania, Uganda, Kenya ndetse na Sudani, mwese mushobora kumva ururimi rw'ikinyarwanda, mbahaye ikaze kuri Touch1 TV. Abari mu mahanga, irwota amasimbi, nizere ko mumeze neza kandi mukomeye, mushima rugira rugena byose. Natwe ino mu Rwagasabo turaho turashima Imana. Okay. Ndiho ndabarebera indwara. Ubushize twavuze ku ndwara y'umwijima, uburyo ifata n'uburyo ishobora kwirindwa. Uyu munsi munyemerere turebere hamwe ku yindi ndwara yitwa kanseri. Kanseri, indwara ihangayikishije abatuye isi ndetse n'igihugu cyacu cy'u Rwanda kibariwemwo. Namwe mukunda kurya nyine, mukanezezwa no kurya nyine ibyo kurya ewana ngo bimeze neza ra. Okay, bakunzi ba Touch1 TV, ngira ngo tumaze iminsi tuganira ku bintu bigiye bitandukanye. Ubushize twaganiriye ku ndwara y'umwijima, uburyo ifata umuntu naho ifata, ndetse tunarebera hamwe uburyo bwo kuyirinda n'imiti ishobora kudufasha guhangana nayo. Uyu munsi nanone munyemerere rwose turebere hamwe nanone ku ndwara yitwa kanseri. Ibi bintu nimubifate blague, mbibutse ko ndiho njagajaga igitabo cyitwa
tumenye kwivura dukoresheje iby'Imana yaremye. Kuri paje yacyo niho ndiho nshaka nimpagera ndaza kubibabwira, mbibutsa ko kugira ngo rero ibintu byose bijye bigenda neza nuko wakora subscribe kuri uru rubuga kugira ngo ibintu byose bijye bigenda neza. Kora subscribe, bigenda bite? Kanda kuri iryo jambo ritukura ryitwa subscribe, rikandeho kabisa, ako kazogera gakoreho nanone. Yego, kora hejuru aho ngaho handitse oro. Inkuru zose n'ibiganiro dutegura bijye bihita bibageraho neza cyane, kugira ngo koko murusheho kugubwa neza. Indwara ya kanseri niyo nifuje ko tuganiraho uyu munsi mu gitabo tumenye kwivura dukoresheje iby'Imana yaremye. Hanyuma mbibutsa ko turi kubireba kuri paje y'118 ndetse no kuri paje y'119. Wifuza ibirenze ibyo nawe wagenda nyine ukagishaka, ibintu bikagenda neza cyane, ubuzima bw'abanyarwanda bukagenda neza nk'uko tubyifuza. Yego, uyu munsi nk'uko bisanzwe tunezezwa no kugira ngo koko tujye tuganira ku ngingo zigiye zitandukanye, kugira ngo ubuzima bwacu, ubuzima bw'abanyarwanda bugende neza, nubwo igihe cyose nyine umwanzi satani atabura kutuvangira, ariko ntabwo twakicara ngo duterere iyo. Niyo mpamvu tuvuga tuti reka turebere hamwe, ntabwo twabura kuganira ku bintu bigiye bitandukanye, ku ngingo zimwe na zimwe zigiye zitandukanye, kugira ngo koko twungurane ibitekerezo. Murabizi neza ko igihugu cyacu kiri mu iterambere nk'uko nagiye mbibabwira mu buryo bugiye butandukanye, kandi buri wese koko arabibona. Igihugu rero kirimo iterambere rimwe na rimwe, ngira ngo murabizi neza ko ibijyanye n'imyambarire, ibijyanye n'imirire cyane ndetse n'imyitwarire birahindagurika nabyo, kuko ahantu hagiye nyine hagera agafaranga ibintu byose bigenda neza, kuko baravuga ngo aha agafaranga nyine gakubise ngo haroroha, aha agafaranga gakubise ngo haroroha. Ntekereza ko buri wese ibyo abyumva. Imirire rero irahindagurika cyane ku bijyanye n'imitekere rwose. Uzasanga ingo nyinshi zishyiramo ibijyanye n'ibirungo, inyama, bleba n'ibindi byose, amafiriti n'ibindi, kugira ngo koko ubuzima bwacu tuburyoshye. Ariko burya tuba turiho tugana ahabi iyo uriho utegura ibyo kurya, ukagenda nyine ubishyiramo ibirungo byinshi cyangwa se ibinyarugimbu byinshi. Mu by'ukuri ubuzima bwawe buba buri kugenda bugera habi. Ngira ngo murabizi, hari indwara nyinshi zigiye zitandukanye zifata abantu n'ubundi mu buryo butandukanye, ariko uyu munsi munyemerere tuganire ku ndwara ya kanseri. Ntabwo ndi umuhanga, ariko burya abahanga ibyo bateguye hari igihe natwe tucishamo ijisho, hanyuma tukabisangiza bagenzi bacu kugira ngo bigende neza. Indwara ya kanseri ifata mu buryo butandukanye, ikagufata ahantu hatandukanye. Mu by'ukuri ni indwara abahanga muri iyi ndwara bavuga ko igoranye kuvurwa igakira, ariko kandi ku rundi ruhande burya abaganga nyine bararutana, si byo se? Abaganga bararutana, kuko burya umuganga mana, cyo twavuga imana uko bimeze kose, n'umuganga usanzwe nawe akenera imana rero. Burya iyo ihari ibintu byose bigenda neza, dutegurirwa uburyo bw'ubuzima, kuko Imana yatugeneye kubaho. Ni ukuvuga ngo kubaho ni ukurya, hanyuma ikindi uko kurya tukongera tukanororoka, byose Imana yarabitugeneye. Ariko twebwe nk'abantu ni byiza ko natwe tugira umwanya wacu, tukabasha kubisesengura,
tukanabiganiraho. Mu by'ukuri indwara ya kanseri ni indwara koko twavuga ko iteye ubwoba, ntabwo ari hano mu Rwanda gusa, ntabwo ari umwihariko w'igihugu cyacu. Ni indwara ifata mu buryo butandukanye kandi uwo yafashe iramuzahaza, ariko tujye dushimira Imana ko nyine Imana ihari. Cyane cyane rero burya indwara ya kanseri ishobora gukomoka ku bintu bigiye bitandukanye, uko byamera kose burya nta kintu kitagira impamvu. Iracyakomeje kuba urujijo kuri benshi, nicyo gituma abasobanura iby'iyi ndwara rimwe na rimwe usanga nabo bagiye bayiburira nyine igisubizo, hanyuma bigatuma abantu nyine bagira urujijo kuri iyi ndwara. Iyi ndwara ntawe itinya gufata, aba umwana, aba umukuru, abe umusaza, umukobwa, umuhungu, umugabo n'umugore, bose ni ukuri iyi ndwara irabafata. Aha rero nifuje ko dusangira tukajyana mu gitabo cyitwa Tumenye Kwivura Dukoresheje Iby'Imana Yaremye. Ni igitabo ntekereza ko abenshi mujya mwumva abo bita abagorozi bajya bakifashisha, hanyuma bakabasha gutanga ubuvuzi kandi bufasha benshi. By'umwihariko reka tubanze tubabwire ko buriya ibintu bijyanye n'inyama, ibinyabinure byose, ariko reka tuvuge ku nyama. Inyama burya ni kimwe mu bintu bishobora gutuma ejo hawe hatazagenda neza, cyane ku bantu bazikoresha kenshi. Ugasanga nyine inyama mu gitondo, inyama saa sita, inyama nimugoroba, icyumweru kigatangira, ikindi kikarangira, ukwezi kukarangira, umwaka ugashira, abantu bakoresha isosi y'inyama, ndetse tutibagiwe ko basukamo n'amavuta menshi rwose kugira ngo nyine ngo baziryoshye, ariko uko baziryoshya niko zigenda zikangiza byinshi mu mubiri wacu. Ni ukuvuga ngo ibinyarugimbu byose bikomoka ku nyamaswa ahanini burya tuba tugomba kugenda tubyitondera. Ikintu cyantangaje hano ngo kurya imigati y'amafu anogerejwe yo mu nganda burya nabyo ntabwo ari byiza. Ugasanga mu by'ukuri ku meza buri gitondo, buri mugoroba umugati ugomba kuboneka byanga byakunda. Ntabwo rero ngo burya ngo ari byiza. Ikindi ni uko isukari n'umunyu by'umweru cyane nabyo burya ngo ntabwo ari byiza. Ni byiza ko tubyirinda kuko bishobora kugenda bikadutera indwara ya kanseri iyo bikoreshejwe nabi, kandi bigakoreshwa igihe kirekire, kandi bigakoreshwa nanone ari byinshi. Ibi byose bishobora gutera uburwayi bwa kanseri. Hanyuma ikindi hano bavuze ku bijyanye na bleba buriya nayo abantu benshi muzi ko bayikoresha nk'uko nabivuze bamaze gutera imbere, ariko mu by'ukuri ntabwo ari nziza nayo, nk'uko bigaragazwa n'iki gitabo Tumenye Kwivura Dukoresheje Iby'Imana Yaremye, niko cyitwa. Nkaba ndi kuri paje yacyo y'118 niho dusanga iyi ndwara ya kanseri. Ikindi tutabura kuvuga kuri iyi ndwara ya kanseri, mu by'ukuri ubuvuzi bwayo buri hejuru ku buryo ntekereza ko usibye wenda nk'abafite ubwishingizi buri hejuru nibo bashobora kugirirwa amahirwe, ariko mu by'ukuri nta nubwo nabura kubabwira ko biragoye. Kanseri ni indwara ihangayikishije benshi, by'umwihariko n'igihugu cyacu kidukunda cyane nk'abanyarwanda, ndetse rimwe na rimwe bajya bavuga bati ni byiza ko iterambere riboneka, ariko n'umutekano. Buryo bavuze umutekano, n'umubiri wacu nawo ukeneye umutekano. Indwara ya kanseri rero ntabwo ndibuze kuyivugaho byinshi, gusa uburyo bwo kuyirinda bwa mbere ni uko tugomba gukoresha amazi menshi, tugakoresha amazi menshi, tukanywa amazi menshi ahagije mu mubiri wacu. Ikindi kandi tukongera tukagira gute, tukirinda gukoresha ibinyamavuta cyane ndetse n'ibifite urugimbu byinshi, tukirinda umunyu n'amavuta n'isukari. Bino bintu byose bifite aho bigenda byangiza umubiri wacu, ndetse bikaba byadutera indwara ya kanseri. Tukirinda bleba igihe tuyikoresha tuyishyira ku mugati ndetse n'ahandi. Mu by'ukuri ibi bintu byose bigenda byangiza umubiri wacu. Ni byiza ko buriya nk'abanyarwanda tujya tuvuga ngo ibiryo bya kinyarwanda. Ibiryo bya kinyarwanda burya ni ibiryo bizima, ndetse bishobora kudufasha mu buryo bugiye butandukanye, tukabasha kubaho neza
tugakorera igihugu cyacu tukiteza imbere ndetse nacyo tukagiteza imbere. Uburwayi bwa kanseri mu by'ukuri ntekereza ko umuntu agiye kubusobanura ntabwo yabona imizingo abyandikamo cyangwa ngo abisome abirangize, ni buri munsi ni uguhozaho. Gusa hano batubwiye ko dushobora nanone kugira imiti twifashisha kugira ngo bigende neza, tukayikoresha kandi kenshi mu buryo bwo kuyikingira kutarayirwara, hanyuma ku wayirwaye nawe bikaba ari uburyo bwo kuyikavaringa cyangwa se kuyica intege ku rwego rushimishije kugira ngo koko ukomeze ubeho kandi ubeho neza. Hano turarebera hamwe, baduhaye imiti ikurikira, by'umwihariko batubwiye igihingwa dukunda kandi dufite hano mu Rwanda iwacu. Icya mbere ni seleri. Hano kuri seleri bari kutubwira ko seleri burya ni nziza cyane mu rwego rwo kugira ngo twikingire kanseri kandi tunayicogoze mu gihe twaba tuyirwaye. Seleri rero iraboneka hano mu Rwanda, ni byiza, dushobora kuyikoresha. Batubwiye ko dushobora kuyikoresha mu buryo bwo kuyinywa mw'amazi mu karahure, ukaba wayitunganyije neza ukayoza ukayivuguta, kumwe kuvugutira nyine umuti wa kinyarwanda, hanyuma aya mazi ukabasha kuyanywa. Ni sawa cyane, akarahure kamwe rwose ni sawa. Karoti itanga vitamini A maze ikaburizamo gutera imbere kwa kanseri. Ishobora kuribwa ari mbisi cyangwa itetse, cyangwa ukanywa ikirahure ukigabanyijemo kabiri cy'umutobe wa pome, ukabikora igihe kirekire. Ni ukuvuga ngo ahangaha wakoresheje karoti ushobora kuyihekenya cyangwa ukayirya itetse, ariko cyane cyane nabagira inama yo kuyikoresha ari mbisi, ukayihekenya ukayinoza buri gihe kandi ukabyitaho, ugakora salade yayo, ni sawa cyane. Hanyuma ukibuka nanone gukoresha umutobe wa pome. Ni ikirahure ushobora kugabanyamo kabiri, hanyuma kimwe ukakinywa mu gitondo, ikindi ukakinywa nimugoroba, ukabikora igihe kirekire kigera ku kwezi kumwe. Yego bakunzi ba Touch One TV, mbabwira ko ibyiza nyine nta handi mwabisanga ni kuri urubuga. Kugira ngo ibintu byose bigende neza rero nuko wakora subscribe kugira ngo ibiganiro ndetse n'inkuru zigiye zitandukanye ndetse n'ibyigisho by'ubuzima bijye bibageraho mwese aho muri hirya no hino. Tukirebera hamwe ndetse tugenda dusatira ku musozo w'iyi ndwara twabateguriye uyu munsi, turongera kurebera hamwe tungurusumu. Tungurusumu ngira ngo murabizi ko abenshi bajya binuba cyane ngo umuntu wayakenye tungurusumu ngo ntabwo akwiriye kunyegera, ariko burya tungurusumu ni ikintu gikomeye cyane. Nacyo batubwiye ngo tungurusumu iburizamo ibibyimba byihishe byo mu mubiri, cyane ibishobora kuboneka mu myanya ishinzwe kunoza ibyo kurya. Ni ukuvuga ngo tungurusumu iboneka mu bice byinshi by'umubiri wacu, ariko cyane mu myanya ishinzwe kunoza ibyo kurya. Ni ukuvuga ngo ubwo reka tuvuge imyanya ishinzwe ibyo kurya, kunoza ibyo kurya harimo amara yacu. Kwirya ari mbisi uhereye ku gaheke kamwe kugeza ku duheke tune, cyane mu byo kurya bya mu gitondo, ukabikora igihe kirekire, irarinda cyane kandi igashongesha ibibyimba byaba byihishaje cyangwa se n'ibishaka kwirema mu mubiri wacu, bya bindi bidutera kanseri. Ibi bintu mubyumve neza. Tungurusumu uyu mumaro wayo urakomeye cyane, ni uguhekenya uduheke tune mu byo kurya bya mu gitondo, hanyuma ukabikora igihe kirekire. Ikimaze nta kindi ni uko yirukana ibibyimba bishobora kudutera kanseri mu mubiri wacu, uburyo byaba bishaka kuzamo byose. Tungurusumu ifite ubushobozi bwo kubishongesha hanyuma ntibyireme
mu mubiri wacu. kugira ngo murumva ko wa mumaro wa tungurusumu ari ikintu cy'ingenzi cyane, kandi nuko tungurusumu iraboneka hirya no hino. Ndetse nibutsa ko abantu mukunda kwinuba abandi, mu by'ukuri nujya umwumva ahubwo uzajya uvuga uti uyu muntu ni umuhanga, ni umunyabwenge, mu rwego rwo kugira ngo yikingire, hanyuma agire amagara mazima, arinde umuryango, awuhahire, awutunge, ateze imbere igihugu cye. Ndababwira ngo mwibuke kujya mutanga umusoro mu rwego rwo kugira ngo twubake igihugu cyacu, u Rwanda rw'ejo narwo ruzabeho neza. Ikindi tugenda tugana ku musozo, bari kutubwira gishobora kuturinda ndetse kikadukingira indwara ya kanseri mu buryo bwo gushongesha cyangwa se kuba twarinda umubiri wacu ibibyimba bitutumba bikaba byadutera kanseri. Batubwiye igitunguru cyitwa onyo. Igitunguru cyitwa onyo nacyo ngira ngo kiraboneka hano hirya mu masoko atandukanye, aho ku irembo iwanyu, aho ku muhanda, hose ntaho itabasha kuboneka onyo. Ni byiza kuyikoresha. Igitunguru cya onyo kirinda ibibyimba byo mu mara, ari byo bikomokamo kanseri, igakuramo ibishobora kuyatera kubora. Yego, ni ukuvuga ngo ahangaha iki gitunguru cya onyo kiragenda nacyo kigakamura ibibyimba byo mu mara bishobora kuyatera kubora. Ngira ngo ahangaha murabyumva, kandi mu by'ukuri ngo kwirinda biruta kwivuza. Ni ukuvuga ngo iki gitunguru cya onyo ushobora kukirya ari kibisi cyangwa ukagiteka mu mazi ukavangamo indimu. Ukavangamo indimu ikarishye, hanyuma ukanywa ayo mazi ibirahure 3 ku munsi, ukabigira akamenyero. Murabizi ko kurya ubundi mu buzima busanzwe ni akamenyero. Ntitube nka babandi ngo turya kuko turiho, ahubwo tujye turya kugira ngo tubeho. Ikindi nifuje ko dusorezaho ni amashu. Amashu, buriya amashu nayo ni ikintu cy'ingenzi cyane, kuko adufasha byinshi, cyane cyane ku bijyanye no kurinda indwara ya kanseri, ko ishobora kudufasha, ndetse ku bayirwaye amashu akabafasha nayo mu rwego rwo kugira ngo bigende neza. Amashu nayo avura kanseri. Amashu avura kanseri, mbega ibyiza we. Amashu avura kanseri kuko nayo akize muri vitamini A. Ni ukuvuga ngo akize muri vitamini A, kandi mwigeze kumva ko iriya vitamini ikubiyemo ibintu byinshi bidufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi. Noneho dore ukuntu rero aya mashu ushobora kuyakoresha. Ni ukuvuga ngo ushobora gusekura amababi 10, ukavangamo icupa ry'amazi ukanywa. Ni ukuvuga ngo ni ikirahure kimwe ariko ukakigabanya 2 kugeza ku kirahure kimwe. Ni ukuvuga ngo nyine iki kirahure kimwe ushobora kukigabanya cyangwa ukakinywa cyose. Ni ukuvuga ngo rero ushobora kubikoresha 3 ku munsi. Ni ukuvuga ngo ni mu gitondo, ni saa sita, no ku mugoroba. Hanyuma ukabikora 4 mu cyumweru. Yego, ubwo uri kubyumva. Ukabikora 4 mu cyumweru, ugomba kubibara 4 mu cyumweru. Iminsi igize icyumweru mwese murayizi, ugomba kunywamo inshuro 4. Kuva ku kirahure kimwe birashoboka, cyangwa se ikirahure ukakigabanyamo 2. Ibyo birashoboka ku mashu. Ni ikintu cyiza cyane cy'ingenzi, ngira ngo muriho muragenda mubyumva. Mbibutsa ko kugira ngo bijye bigenda neza nuko mwakora subscribe kuri urubuga Touchone TV, hanyuma ibintu byose tugenda tubategurira n'ukuri bijye bibageraho 5 kuri 5. Mbibutse ko ibyo turiho dusoma turi kubisangira mu gitabo cyitwa Tumenye Kwivura Dukoresheje Iby'Imana Yaremye, kuri page 118 ndetse n'119 ya kino gitabo. Yego, ahangaha nanone baratugarura ku bindi bintu dushobora kwirinda, cyane cyane bijyanye n'imirire yacu. Kuvuga ngo hano ibyo kurya birimo ifumbire mvaruganda. Ahangaha mu by'ukuri ntekereza ko iki kintu kiragoye cyane, ariko buri wese yagitekerezaho. Ariko burya ngo ifumbire mvaruganda nayo
ntabwo ari nziza. Ibyo kurya birimo ifumbire mvaruganda ni ukuvuga ngo bishobora kudutera ibibazo bya kanseri. Imiti yo kurinda ibyo kurya runaka nayo ishobora kudutera kanseri. Imiti bavanga mu mikati yo guhindura ibara ni ukuvuga ngo imiti nayo bavanga mu migati yo guhindura ibara nayo ishobora kudutera ibibazo. Ikindi, imiti ivangwa mu nzoga, imiti basiga ku nzara niyo basiga mu misatsi, ibi byose bishobora gutuma kanseri rwose itwataka. Nyabuneka Abanyarwanda, Abanyarwandakazi, mujye mugira ibyo mwirinda mushingiye kuri kino gitabo tumenye kwivura dukoresheje iby'Imana yaremye, paje y'118 na paje ya 119. Ndumva nahinira ahangaha byinshi tubivuzeho ku ndwara ya kanseri, gusa nabibutsa ko mu by'ukuri ushaka gusobanukirwa byinshi batubwiye bati nidukoreshe tungurusumu, nidukoreshe karoti, nidukoreshe igitunguru cya onyo, dukoreshe amashu, hanyuma ibyo kwirinda nabyo bagiye babitubwira kugira ngo tubeho neza, dutunge dutunganirwe mu rwatubyaye, tumenye kurukorera, dutere imbere, twirinde umwiryane cyane cyane uturuka ku nzara. Nimureke dukorere igihugu cyacu. Reka mbashimire mbifuriza amagara mazima, twariho turebera hamwe ku ndwara ya kanseri, indwara ihangayikishije igihugu cyacu ndetse n'isi muri rusange. Abanyarwanda hirya no hino rero mwifuza gutera imbere, iterambere ryanyu mujye murishyiramo uburyo bwo kurya kandi mukarya neza. Reka mbashimire mu by'ukuri mbabwira ko ikiganiro nakagaruka, ubutaha tuzarebera hamwe n'ibindi, ariko mwibuke gukora subscribe kandi munasharinge ikiganiro nk'iki ngiki kigiye kigera kuri benshi. Reka mbashimire rero, nitwa Emmanuel Kanani. Hanyuma igitabo twariho dusoma ni igitabo tumenye kwivura dukoresheje ibyanditswe. Indwara twavugagaho ni indwara ya kanseri. Imana y'u Rwanda iragahorana namwe.